ariko se wa mugabo we ko wakomeje kutubwira amagambo ari mu bwenge ariko ntuturase ku ntego ngo tubwire icyo ushaka kutubwira cy'ukuri watubwiye oya Umwuka Wera uwo ni iki ntabwo twebwe turamenya ko Umwuka Wera yaje none se Umwuka Wera burya umwuka duhumeka kugira amabara ushatse kuvuga ko hariho n'umwuka w'umukara hakabaho n'Umwuka Wera se twabatijwe mu batizo wa Yohana oya mbabarije nsobanure neza ushatse kuvuga ko nuko ngo twebwe twabatijwe umubatizo wo kwihana ari wo wa Yohana twarangiza tukazizera uzaza hanyuma ari we Yesu Kristo bano nsobanurira none se Yesu Kristo we itandukaniro rye niri nibyo koko yatubwiraga ngo tuzizere uzaza hanyuma ibyo ndabyibutse narabyumvaga yaraje kumwizera itandukaniro niri Shalom shalom bene data ngira ngo murabyumve muri uru rugendo twarizeye twizera umwami wacu Yesu Kristo ariko n'uyu munsi hari abataramenya yuko hariho kubatizwa mu Mwuka Wera hari abataramenya yuko Umwuka Wera yaje umugabo yageze mu itorero ryo muri Efeso ariwe Paulo wari Sawuli akibibona Paulo wari Sawuli arangije areba abantu ababonaho ibintu bidasanzwe niko kubabaza arababaza ati ese mwahawe mu Mwuka Wera nuhe mubatizo mwebwe mwabatijwe kuko hari ibyo yari amaje kubona bigaragara nk'ibimenyetso yuko Mwuka Wera atarabageraho abagabo baramubwira ati twe ntago araza rwose nta nubwo tumuzi nta nubwo turamubona nuko Paulo arabasobanurira ati rega umubatizo mwabatijwe wari uwa Yohana wari uwo kubabwira ngo mwihane kandi nimurangiza kwihana muzizere uzaza hanyuma ari we Yesu Kristo rero ari ngewe nawe kuri uyu mugoroba ushobora kuba uri kwibaza ati ese itandukaniro ni irihe itandukaniro ni irihe hari ukubatizwa umwuka mu mazi menshi wangiza ukihana ariko hasigaye kwizera uzaza hanyuma kandi uwo yaraje mwene data ndagira ngo ntagutinde aka kanya tubashe gusoma ibyanditswe byera maze twumve niba amagambo avuye mu kanwa kanjye ari ayanjye koko ntabwo ari ayanjye ahubwo ni ibyanditswe byera tubashe kugira ubumenyi kuri byo niturangiza turabasha guhuza ihishurirwa Umwuka Wera atuzanira kugira ngo turusheho kubyumva neza Umwuka Wera ari hagati muri twe turawakiriye kugira ngo aze agusobanurire agukore ku mutima maze nawe ntiwinagire umenye ukuri Mana duhana umugisha ni ibyakozwe n'intumwa igice cya 19 turahera ku murongo wa mbere tuze kugarukira ku murongo wa 7 aho tugiye gusoma umutwe w'amagambo uravuga uti abigishwa ba Yohana umubatiza buzura Umwuka Wera Apolo ari i Korinto Paulo anyura mu bihugu byo aruguru asohora muri Efeso asangayo abigishwa bamwe arababaza ati mwahawe Umwuka Wera mutangiye kwizera baramusubiza bati ntabwo twari twumva yuko Umwuka Wera yaje arababaza ati mwabatijwe mu batizo ki baramusubiza bati umubatizo wa Yohana Paulo ati Yohana yabatije umubatizo wo kwihana abwira abantu kwizera uzaza hanyuma ye ari we Yesu babyumvishe batyo babatizwa mu izina ry'umwami Yesu Paulo amaze kubarambikaho ibiganza Umwuka Wera abazaho bavuga izindi ndimi barahanura abo bantu bose bari nka 12 Alleluia Imana ishimwe ngira ngo murabyiyumviye
Paulo arabisobanura aravuga ati nibyo koko nabivuze nanjye ni Yohana yababatije ababwira kwihana kandi murangiza muzizere uzaza hanyuma ari we Yesu Kristo umwami wacu. Intego yari iyihe? Ntabwo aka kanya ngewe ihishurirwa nagize muri iki cyandiko yaravuze ngo arangije kubasobanura ngo babyumvishe batyo ngo babatizwa mu izina ry'umwami Yesu, ngo noneho ngo Paulo amaze kubarambikaho ibiganza Umwuka Wera abaza bavuga izindi ndimi. Ndagira ngo nanjye nkurambikeho kino kiganza, ariko ntabwo nyikurambikaho nko mu ngiro, ahubwo ndakikurambikaho mu ijambo ry'ukuri, mu kumenya no kumva no gusobanukirwa. Reka twibaze tuti ese muri ako kanya Paulo yabasobanuriye iki kugira ngo bahite buzura Umwuka Wera, bamenye imbaraga z'Imana zibasha kuzuza umuntu Umwuka Wera? Yababwiye itandukaniro, yababwiye ati murihana nimurangiza hanyuma hazaza Yesu Kristo. Twatangiye Yesu Kristo aje kuki yatubwiye ngo tumwizere? Twaramwizeye kuko yaraje kuducungura ku bubata bw'ibyaha, kutumaramo ubwoba bwo gutinya urupfu. Iyo dutinyutse buri kintu cyose turagitsinda muri twebwe. Uwo rero yaje kuduha urugero ngo dutere ikirenge muke kugira ngo natwe tubibashe, tumurebereho tubibashe. Yaravuze ngo nidutere ikirenge muke ngo tubashe kandi twikorere umusaraba wacu tumukurikire, twambara imbaraga. Itandukaniro ni irihe rero? Iyo tumwizeye abasha kuduha imbaraga ze, kuko uwo ngo arera. Iyo tumwizeye nta araza akaba muri twe ngo tugapfana nawe twarangiza tukazukana nawe. Ntago aba ari twe tuba tukiriho, ahubwo ni Yesu Kristo uba uri muri twe. Abantu benshi ukunda kubyumvuka bavuga ngo ese birashoboka gute ko nge napfa? Yego birashoboka. Umuntu abasha gupfa ku byaha, umuntu abasha gupfa kuri kamere, umuntu abasha gupfa kuri karande, umuntu abasha gupfa ku gisekuru twavukiyemo tukavuka ubwa kabiri. Niyo mpamvu byitwa kuvuka ubwa kabiri, tukaba ibyaremwe bishya. Ndagira ngo byumve birashoboka. Niyo mpamvu uzumva uyu munsi hari abakerensa ubuntu twagiriwe, izi mbabazi z'uwo twizeye umwami wacu Yesu Kristo. Yatugiriye imbabazi, araducungura, aratubwira ati birashoboka. Nitunamwizera dushobora gukora ahubwo n'ibirenze kurenza ibyo we yakoze. Uyu munsi ndagira ngo ube umunyembaraga wumve ko bishoboka. Ndagira ngo nkwereke itandukaniro. Uyu munsi hari abakerensa ubuntu bw'Imana, hari izo mbabazi, bakavuga bati oya yaracunguwe, yaradupfiriye, dukwiye gukora ibyaha ngo kuko byishyuwe ku musaraba, bakagira ibyaha nk'abavandimwe babyo. Ariko hari n'abandi batsindwa bakiri mu ntege nke, ariko bafite inyota yo gushaka uyu mucunguzi ngo abacungure, kandi birangira buzuye izo mbaraga. Izo mbaraga iyo bazuzuye bakageza ku kigero Paulo yavuze ngo iyo tureba ibyaha tubibona nk'ibibambye, ngo nabyo byatureba bikatubona nk'ibibambye. Ndashima Imana kuri urwo rugendo data yabinshoboje, bibasha gutuma mbasha kumva yuko wa wundi ukerensa ubuntu ngo byarishyuwe atarabasha kubona zino mbaraga. Ntabwo rero abukerensa mu kubimenya, ahubwo ntaramenya imbaraga za Mwuka Wera. Haleluya. Uyu munsi ntihakagire uwongera kuvuga ngo ubuntu buriho, ngo bakora ibyaha ngo ubuntu busage. Paulo nawe arongera abivuga mu Baroma 1, mu Baroma igice cya 6 kugera kuri 3 wenda, aravuga ati ntibikabeho mbese dukore ibyaha ngo ubuntu busage. Arangije aravuga ngo ya ibyo ntibikabeho. Haleluya. Nawe rero ndagira ngo ntibikabeho, wakira imbaraga z'uwatsinze urupfu, natwe dutsinda urupfu kuko yarutsinze yemeye ashaka gukiranuka, kandi yerekanye ko akiranuka yera. Arangije adusobanura ati nimupfa mukanyemera mukanyizera nkaza nkaba ndi murimo, akaba ari njye ukorera muri mwe, ibintu byose muzabishoboza. Uwo ni we Mwuka Wera. Aka kanya rero ndagira ngo wakire Mwuka Wera muri wowe. Ndasaba imbaraga z'Imana zibisobanure, habeho itandukaniro mu buzima bwawe. Ntabwo yaziye ubusa umwana w'Imana, yatanzwe kugira ngo twuzure zino mbaraga, tumwakire abe muzima muri twe, kuko yanesheje urupfu. Birakora tubona ubugingo kandi tubona ari bwinshi, tunesha icyaha kiturebe kidutinye, tube ku ruhande rw'abana b'Imana. Nkunda kuvuga ngo abafite inyota yo kunshaka ngo nanjye nzabiyereka. Hahirwa ufite inyota
n'inzara byo gukiranuka. Uwo yaramuvuze ntabwo ajya aba ari mu ntege nke, ariko ashaka wa wundi ufite umutima uca bugufi wo kwihana, wa wundi ufite umutima wo gushaka Yesu Kristo ku munsi mubi, akabikora ko akiri mu bubata, ukaba ukiri kunywa itabi, ukaba ukiri mu busambanyi, ariko ukavuga uti njye intumbero ni Yesu, Uwiteka nshoboza bino bintu birangire. Rero uwo muntu nawe ari wowe, ndakwinginze ngo uyu munsi urahirwa wowe ugifite inyota yo kwakira Yesu Kristo, kuko Yesu ntazaguhana, azakwambika izi imbaraga, azakwambika izi imbaraga. Komezanya ibyiringiro, wongera umeneke umutima, umubwire uti ndagukeneye, ndagukeneye, ndagukeneye. Ndi igihamya cyo kumuhamya yuko bishoboka. Naramuririye muri byinshi, mbona agenda anyagura, agenda ampindurira ubuzima, kandi yankuriraho kimwe nkagaruka imbere ye mubwira ati koresha ryabanga wakoresheje unkura kuri cya kindi nakiriye cy'inkurireho, ariko sinzakuva imbere, ngufitiye inyota ndagushaka. Haleluya. Yarabinkoreye. Nawe rero nabigukorere, nawe rero ureke uri gukora ibyaha ngo ubuntu busage, ntago aramenya ko Umwuka Wera yaje. Rero komeza wowe wari ufite inyota, ndasaba Imana kubwo umenye ukuri akubatize mu Mwuka Wera, wuzurize imbaraga, nurangiza urebe ibyaha nk'ibibambye nabyo bikorebe nk'ubambye. Uri w'agaciro, uri umwana w'Imana, uri igikomangoma, kandi byose yabikoreye ku bwawe nanjye, kandi byose yabikoze nubwo wagira intege nke. Wowe uramubwira uti uri Imana yanjye, uri agakiza kanjye, nyambika imbaraga. Imana ishimwe ko yakubyaye ubwa kabiri, uri cyaremwe gishya, kandi ntukiri ku migozi ya karande y'amavuko y'inkomoko yawe, ahubwo uyu munsi uri umwana w'Imana. Nawe niba rero utari wasingira izo mbabazi z'umwami wacu Yesu Kristo, ndakwinginze ngo vuga ngo Yesu Kristo umwami, umwana w'Imana watanzwe ku bwanjye, ndihannye kandi ndakwakire mu mutima wanjye, ndagushaka nguze umpindurire ubuzima, unkure muri ubu bubata bw'ibyaha, unkure muri iri vata ryo shitani yanyambitse, iyi migozi shitani yanzirikiyemo mu kutamenya kwanjye, mu kuvuka kira mu byaha, mu gukurira mu byaha. Ntabwo ari ku bwanjye, ahubwo ngewe menya ukuri. Ndakwinginze ungirire neza, kuko menye yuko ujya ubikora. Warabinkoreye, yabikoreye na wa wundi uzi. Imana ikugirire neza. Haleluya. Narangiza uvuga uti ndizera yuko Imana yamutsindishirije urupfu akazuka mu bapfuye, ubu akaba yicaye iburyo bw'Imana Data ishobora byose, kandi ndabyemeza mu mutima wanjye. Ijambo ry'Imana rirabihamya, umurongo wa 10 ikavuga ngo nanjye ngo uzabona agakiza. Akira agakiza k'Imana, akira ukuri mu mutima wawe. Kuva uyu munsi uri cyaremwe gishya. Kuva uyu munsi egera itorero rikwegereye, egera abandi banyembabazi bazigiriwe, bagushyigikire muri uru rugendo. Babwire uti hari video nabonye, babwire uti hari ijwi numvishe, nurangiza uvuga uti Imana yangiriye neza, nimunyereke iyi nzira, uru rugendo igibasha guharura inzira mu bidaturwa, igacisha n'imigezi mu butayu. Imana ikududubizeho ijambo ryinshi ry'ukuri mu buzima bwawe, maze ukure. Uko Yesu Kristo akura muri wowe, niko akuzuza za mbaraga. Nibwo ugera ku kigero uvuga ngo Yesu yabaye mwinshi muri wowe, maze wuzuye Umwuka Wera, uzaba ubu watsinze. Shalom shalom, naho ubutaha. Ndangiza ndagira ngo nkwibutse ngo ino ni Bible Poetry, hanyuma wibuke gukanda subscribe, hanyuma na notification, buri uko dushyizeho ikiganiro kijye kibasha kukugeraho, kandi udufashe kuvuga ubutumwa bwiza, usangize na mwene so utekereza ko rino jambo iyi Bible Poetry ishobora kugirira umuntu akamaro. Imana iduhana umugisha. Amazina yanjye ni Francis Zahabu. Shalom shalom.